ikinyabupfura, imico myiza, kubaka kiliziya, kubaka nyine muri rusange, kumenyana n'abandi muri sosiyete. Hari ababa baturutse hirya no hino tutazi tukamenyana.
abantu ku munsi w'isabato batangariraga inyigisho ze kuko yavugaga nk'umuntu ufite ububasha. Ubwo nyine mu isengero ryabo akaba umuntu uhanzwe na roho, nuko itara hejuru cyane iti, ayiwe udushaka w'iki Yezu w'i Nazareti waje nzi uriwe uri intungane y'Imana. Yesu ayibwira ikangara ati, ceceka kandi umugoroba. Umugorobi utura hasi imbere ya bose, umuvamo nta kintu utwaye. Bose ubwoba baravuga bati, mbega ijambo rikomeye, dore arategeka robi ukazitegeka nta bushobozi n'ububasha zitategekana. Nuko Yesu adukirangirire muri ako karere kose. Iyo ni ivanjiri ya mbere twayibeye, ivanjiri rero isomo rya mbere riratureye hino hano kuzuza hino nyaruka isomo rya mbere tumuha amashyi menshi cyane. Roho ya mbere ikaba imwandikiye Abanyakorinto. Ivanjiri yanditswe nande ino ivanjiri yanditswe nande ivanjiri yanditswe Luka. Ese abandi banditse amavanjiri banditse abandi banditse amavanjiri bandi ngwino abanditse amavanjiri ni bande? Ndetse Luka abandi bandi Matayo, Mariko na Yohana. Teremos vamos assistir Matayo, Mariko na Yohana na Luka watuhaye Jesus. Mu isomo rya mbere mwumvisemo iki? Hari ijambo ryanditse inshuro nyinshi cyane. Ni irihe ijambo ngiye mvisemo? Turatubwira icyo gusa isomo rya mbere cyo ibaruwa ya mbere baravuga nanjye Abanyakorinto. Ninde turatubwira abayoborwa nande? Tuyoborwa na nande? Ino tubwire Nande? Teretse na Roho Mtakatifu. Mama simeshi Roho Mtakatifu tudeyi kuhanga n'ubwenge bwite bwamushoboje kwamamaza ijambo ry'Imana, ahubwo Roho Mtakatifu arakora. Umuntu we Roho Mtakatifu amenya iby'Imana ashaka byose, kandi umuntu ugengwa n'umubiri gusa akora ashimisha Imana, aho kugengwa na Roho gukora gushimisha Imana. Abana Inshuti za Yesu na Mariya. 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 Teretse y'Imana na Yesu na Mariya mukwiye kwemererwa na Roho Mutagatifu. Umuntu wa Roho Mutagatifu rero agira ikinyabupfura, aritonda, yubaha ababyeyi, yubaha na bagenzi be, kandi nimubonye mukizi abifashe neza, no mu bandi abifashe neza, no ku ishuri aratsinda. Sibyo? Mukemererwa nanjye na Roho Mutagatifu. Muri mwebwe yuzuye ikimenyetso cy'umusaraba, ikimenyetso cy'umusaraba kugikora ninde wazana kitwenge ikimenyetso cy'umusaraba, ikimenyetso cy'umusaraba, ngwino ikimenyetso cy'umusaraba.
na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Perezida amashyi cyane. Apotre Musaraba yavuze abaye abakristo yavuze no Rabanzwe umuvuge abakristo navuze ibanze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. uvuze bande Musaraba Mvuze Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu. muri abo ngabo batatu ninde tugize isomo rya mbere bavuzemo cyane Roho Mutagatifu. Teretse Roho Mutagatifu n'amashyi rero inshuti nziza zibona Roho Mutagatifu umuntu ubona Roho Mutagatifu urabona ukamwibwira akugira inama nziza inshuti nyanshuti ubona Roho Mutagatifu niyo uri kurembeje arayumva agutabara ukaba azi kureba kure kandi umuntu ubona Roho Mutagatifu yumvira umutimanama sibyo abana nagira ngo rero twumve n'ivansi cyatubwiye ivansi twumvise yanditswe na Mutagatifu munsi ninde Mutagatifu Luka ndetse yatubwiye ikirere yari afite ahantu henshi isengero rya hehe isengero rya hehe abamusajya Isengero ry'i Kaperinawumu. Kaperinawumu yarazamutse cyangwa yaramanutse cyangwa yaratambutse yagiye Kaperinawumu natubwiye yagiye mu isengero ry'i Kaperinawumu agezeyo yarigishije cyangwa yigishije yaciye ageze ndetse arigisha abo yigishaga bumva bagize abo yigishije bumva bagize biki yisha umuntu ufite iki umuntu ufite ndetse yisha umuntu ufite ububasha muri iryo sengero hari umuntu urwaye yararwaye Mariya inkorora yaravunitse yararwaye mujye muzana imbere mugasubiza umuntu wari mu isengero urwaye yararwaye bino umuntu ari mu isengero urwaye yararwaye iki Yararwaye abadayimoni. abadayimoni bavuze ngwino tubwire yararwaye iki yararwaye iki Yari yaranzwe n'abadayimoni. yaranzwe n'abadayimoni bavuze abadayimoni bino amagambo yavuze ni ayahe Yari yahanzweho na Roho. yaranzwe na Roho Roho yavuze mu ki Roho yavuze mu kibonye Yesu Yaravuze ngo uri intungane y'Imana waje kuturinda. yaje kubaza mu ki dushaka wiki waje kuturimbura sibyo ese Yesu yarayisubije yabigendera ko Yesu Roho yarabonye amumenya Yesu w'i Nazareti waje kuturimbura Yesu yarasubije igihe gucamo hose Yesu yarayisubije isubije mu kirere kandi ukamusubiza neza ibintu tubwiye yasubije mu magambo cyangwa yarayikangaye ayitegeka kujya gute bino ayitegeka kujya gute Yaribwiye ngo ceceka kandi uve mu bwoko. ndetse
ceceka kandi n'umuntu roga muvuyemo cyangwa ikamubuza muvuyemo yamuvuye birakeza rero so mumaze kumvamo yamwishe cyangwa agamwishe utagize ati muvuyemo ariko ntabwo yamwishe muvuyemo utamwishe ese ubu ngubu icyo wasaba Yesu umunsi ni iki ora turi mu Kaperinamu dukeneye ko Yesu adusura iwacu mu Kaperinamu iwacu mu rugo batwara n'ababyeyi batwara n'abana bacu n'abakuru bacu n'inshuti zacu dukeneye ko Yesu adusura kugira ngo adukize no gukiza abasaza sibyo kandi Yesu nazirikana naza akaza kumutuna akazirikana zizagenda ntacyo zitwaye ntacyo zitwaye sibyo tukabisaba Yesu rero akaza iwacu akadukiza roho mbi ushobora kuba uburwayi ubusaza n'ubuzima urwara amahane mu rugo kutumvikana ubukene n'ibindi bitandukanye dukeneye ko dukiza kandi bikatuvaho ntacyo bitwaye iyo tubasha kudukiza ubwo buryo tumusabe rero kugira ngo adufashe kandi adukize kuko arabishoboye twese rero dusabirane we Imana Data na Mwana Mutagatifu we Imana Data na Mwana Mutagatifu we Imana Data na Mwana Mutagatifu
nyagasani Mana yacu akira amasengesho yacu maze iki gitambo tugutuye twizihiza umunsi mukuru wagenewe mutagatifu ari nacyo washatse kwitirirwa gukiza icyuma by'isi yose kitugirira akamaro kidukiza bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabana imitima y'umukirisho dushime Nyagasani Imana yacu niko kubera kandi biratungana kandi kubakiza ko tugushima iteka n'ahantu hose Nyagasani ari mutagatifu Mana ishobora byose kubera iteka bwa Kristo umwami wacu. Kuko kuri munsi wa none wa kiliziya yawe wizihiza umunsi mukuru wa mutagatifu Theodore, ibyo bishakiye kugira ngo urugero rw'imibereho ye myiza ruyikomeze n'inyigisho ze ziboneye zijijure kandi begereye kugira amasengesho yakozwe. Icyo gitumye twifatanya n'urugaga rw'abamarayika n'abakozi bose ngo duhanikire icyarimwe izina ry'ikuzo ryawe tuvuga dawe Mana. na Papa Francisco na Yesu wacu anazikamba n'abaturage mu Rwanda bose. Wibuke kandi Nyagasani n'abana bacu bakuze kuzazuka mu n'abandi bose bakuzaza ikintu maze ubakire ingabo. Turakwinginze na Kristo ukivuye maze ubashe kumenya mu gihugu iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi w'Imana n'amazi mutagatifu n'abatagatifu bakuze cyane cyane abategeko ibibazo by'isi bakunze kujya gusimbana nuko hamwe nabo bazabuze tukurana Yesu Kristo umwana wawe. Dawe washobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubushyirwa na Kristo ukazahabwa nawe umwe bwawe mutagatifu ukwiriye urasigwa n'ibyiza nk'uko babwiriza abategereza n'abakurikisha utinyuka tuba tuti dawe w'ijuru ushaka kugira umunsi w'umutuzo w'ijuru ifunguro ry'umubiri tukabare ibiciro byacu nk'uko natwe tubara agaciro n'utugerageza gukoresha abadukiza icyago. Nyagasani turakwinginze ibyago byose bibe tubishakaza n'amahoro tuzarusigasire icyaha cyose turi n'amakuba yose mu gihe gifite cyagize amarira n'umukiza wacu Yesu Kristo.
maze gushakira amahoro kandi buri umwe wowe witeka byose n'iteka muragasani mwifuzanye amahoro.
twavuye impano twabukiye impano zirimo zavuze kuri patronaje tugiye kwidagadura gushyira kugira ngo rero dusohoke mu muryango basohora twese turahagarara igende neza abana bakujyana Bisa kalau kalian boleh sekolah kemarin, langsung kebetulan ada aku. Hanya mereka, dansa moderne, wamaze kwitegura, niko bambwiye, rero reka tubarebe n'abandi basohoke tubarebe, dansa moderne. Dansa moderne allora guarda bravissimo non treme che non ha ma se non che treme nyakubahwa padiri ushinzwe ubutumwa bw'abana, ba nyakubahwa mugize inama nkuru ya paruwasi, ba nyakubahwa mugize inzego z'ubutegetsi zitandukanye, babyeyi bacu, nshuti z'abana mwese, bana bagenzi banjye, bakristu bavandimwe muteraniye hano, kristu yezu akuzwe. Nitwa Isirwa Kamikazi Ora, niga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, ikigo cy'amashuri cya Joseph Karistique, paruwasi Jean Bosco. Twebwe abana uyu munsi turishimye cyane, dufite ijambo ryo gushima. Turashimira komisiyo ishinzwe ikenerabushyo ry'abana muri Archdiocese ya Kigali yategereje gukora iki gikorwa cya patronage kigamije guhuza no gufasha abana mu biruhuko. Turashimira abapadiri bashinzwe ikenerabushyo ry'abana kuko badahwema kudutekerereza icyaduteza imbere n'ibidufitiye akamaro. Turashimira paruwasi yacu ya Saint Jean Bosco Kicukiro yadutumiye ikanatwakira muri patronage. Turashimira padiri wacu utwitaho mu butumwa bw'abana, Padiri Joseph Cruz. Aradukunda natwe turamukunda. Nibo baduteguriye iyi patronage afatanyije n'inshuti z'abana badushakira animateri n'abanimatrice. Turashimira ababyeyi bacu bemeye kuduha uruhushya rwo kwitabira patronage. Turashimira inshuti z'abana zitwitaho nta gihembo zitegereje. Turashimira abanimateri n'abanimatrice batwitayeho muri iyi minsi yose ya patronage. Turashimira n'abandi bantu bose bagiye bagira uruhare muri ngo patronage igende neza
cyane cyane abakristo ba Kicukiro batugurira amazi yo kunywa. Imana ibongerere umugisha. Patronage rero ni itorero rihuza abana mu biruhuko ku rwego rwa paruwasi nta vangura rishingiye ku idini. Patronage igamije ibi bikurikira: gufasha abana kwitagatifuza mu buryo butandukanye ngo bakure banyuze Imana n'abantu, kwimakaza umuco nyarwanda n'ikinyabupfura, kugaragaza impano zitandukanye abana bifitemo, kurushaho kumenya isi dutuye ngo no gufata neza ibidukikije, gukora ubukorikori butandukanye, gufasha abana batarangarira mu bindi bintu bitabubaka. Turashimira rero ko intego yacu twayigezeho tubifashishijwemo n'abanimateri batahwemye kwitanga umunsi ku munsi. Twebwe abana dufitiye ibyifuzo dushaka kubagezaho. Turifuza ko bakuru bacu batubonera umwanya bakatwitaho mu byo baturusha. Abanimateri n'abanimatrise baracyari bake ku buryo badashobora kwitaho mu mpano zacu zitandukanye. Turifuza ibikoresho n'ibibuga bihagije byo kwidagaduriramo. Turifuza ko ababyeyi bacu badushyigikira muri korali y'abana Pueri Cantores tugiye gutangira. Murakoze. Muraho neza.
nitwa Dufitumukiza Ruharasha Eude, nkaba niga ku kigo cya George Fox Kagarama Primary School hariya ku Badezami, abandi bo kuri paruwasi ya Kicukiro. Nkaba ngiye kubabwira ibyiza bya patronage, hakaba ibyo ndaza kubasaba. Ibyiza bya patronage naheraho nk'uko twiga ikinyabupfura, imico myiza, kubaka kiliziya, kubaka nyine muri sosiyete, kumenyana n'abandi muri sosiyete. Hari aba baturutse hirya no hino tutazi, tukamenyana ndetse tukaniga n'ibijyanye no kubaka igihugu cyacu muri sosiyete, tukamenyana n'abandi bana. Ikindi twiga ku bijyanye no kubaka kiliziya. Ikindi ikintu nshaka gusaba paruwasi yacu ko bazajya bareka kino gikorwa kikabaho muri buri vakansi. Kandi ikindi nkasaba ababyeyi kudakanira abana babo, ntabwo twigisha uburara ahubwo twigisha imico myiza, bakabareka bakaza muri patronage. Ikindi nasaba nanone paruwasi yacu kugira ngo ikomeze kongera izashyireho n'ibindi bikorwa, kuko nk'ubu hari abana bari mu rugo bavuga ngo ni uburara, bakaba batazi ibyiza bya patronage, ugasanga bafite urugo ariko aha nta rungu ugira, abagira ubwoba burashira ko baba bari kumwe n'abandi bana.